nitwa Musonera Leonard, ntuye mu mudugudu wa Karwarugabo, akagari ka Kamuhoza, umurenge wa Kimisagara. Ni Samuel Usabwimana. Wewe wigeze ukimugezaho? Arabizi byose, arabizi byose ntacyo atazi kuko nawe Samuel kuko twaraburanye bombi. Samuel Usabwimana nisoda muri njyamubiri. Mu rubanza mbana na babiri. Twaburanye kuva mu bunzi b'akagari tuzamuka mu murenge mu rwego rw'ibanze mu rukiko rwisumbuye rwihutirwa n'urukiko rukuru. Hose baratsinzwe. Nagiye mbatsinda bakajurira. Nkabona sinyasiyo bakanyuzana izina sinyasiyo. Nkongera nkagenda bagatsindwa. Gutyo bigenda gutyo kugeza igihe birangiriye batsinzwe bavuga ko bazongera kuburana kundi. Urukiko rubavuga ko bidashoboka byarangiye batsinzwe. Ikibazo cy'akarengane mu muryango wacu. Ndanganwa n'abavandimwe banjye tuvukana kwabyeyi bombi. Ikibazo nuko banyimira kuba mu rugo kwa data kandi bafite uburenganzira. Kandi hari amazu menshi yo kubamo kumva ko ntahaba. Kankaba ndi hanze n'ubundi mu kuvanwa mu nzu. Rwose uyu munsi ndarara hanze ntabwo ndara mu nzu. Nakodeshaga kubera ko ubwishyu bw'inzu nakodeshaga. Hari imiryango 19, hari amazu sinabara ko ni imiryango hari 19 n'inzu muri umunange abamo n'inzu ya papa nyine irukwayo nayo. Nari mfite uburenganzira ko sinagera. Abavandimwe banjye ni Samuel Usabwimana, Maria Mukamusoni, Veronica Uwimbabazi, nanjye Musonera Leonard, natoda muri njyamubiri n'umurerwa Jeanne d'Arc. Mo batabyitaho iyo baje nk'intanga njya kubasura kugira ngo rero ko twaganira nashaka ko tubonana neza ngo tuvugane. Muri umuntu wanjye akanyitimida akavuga ngo ngo n'umwesikuro ngo yabeshye ko twaramutsinze mu nkiko kandi mu by'ukuri abeshya. Nagira ngo basobanurire niba bashaka kunyumva. Iyo umuntu avuze ngo yaratsinze abereka impapuro ze ko yatsinze. Iyo atazifite murumva ko babeshya kandi bikazagurana ugasanga rimwe mu muryango dusebye. None se kubera iki bakwentimida mu buye buri nyine bisobanure. Mu by'ukuri we avuga ko ntashaka kuba hariya kwa papa nubwo bitandukwa mu mpapuro avuga ku magambo muzajya kuba ariko yapfuye atakiriho akabyivugira. Ntacyo dupfa na gitoya ntacyo mbona dupfa ni umutunzi gusa ashaka kwiharira wenyine gusa nta kindi. Mbese ko ntaboneka muri umutungo w'ababyeyi basize. None ababyeyi bajya gupfa nta muntu basize wo gucungira. Ntawe rwose nta numwe aretse gusa ko bakoze inama bakavuga yuko babisigisha zamuru ariko ntago ari byo barabeshaga. Impapuro zirahari bavuga ngo nabasigiye ko ntago ari byo barabesha. None icyo nifuza nuko nabona uburenganzira kwa data ko amazu menshi ngomba kugiraho uburenganzira. Mfite abana bariga ngo ntabwo biga kubera barahagaze kandi amafaranga arahari va mu mutungo wa data yasize byose akabyigwizaho avuga ko yewe ngomba ko kutabona ikintu kimfasha kandi gihari. N'ubwo ubundi hanze rwose ngiye mbona n'ubushake bwabo nuko nkora ibintu bibi kandi rwose ubona byateguwe ngasanga rero rwose nafashwa n'ubuyobozi bukandenganira kuko ni mu kurengana mu buryo kandi bugaragarira buri wese. Ndagenda najya tukajya no mu nteko z'abaturage najya gusobanura ikibazo cyanjye ugasanga ngo tuvugana andushije imbaraga. Executive akandenganya neza ku mugaragaro. Abaturage baga bahari barabizi bose nubwo baza kuri tele mu baturage babisobanura. Akaza kitaba inteko kuri convocation yamuhamagaje yakwitaba inteko natanga ikibazo ngo zayiregure bamuri bakamubura abaturage bakavuga bati yarahari yahunze yagiye. Executive akambwira ati Musoni Kalisi ngo akagari ati wowe usaza nibi ikibazo cyawe nke kurangiza kuko niwe waratsinze. Naza nkasanga yahantanze muri umuna wanjye. Ugasanga rero byari yakundangiriza urubanza rwanjye ugasanga abiciye amazi arabyihoreye. Baba bavuganye akaza nguzanya impapuro zindi amwereka kandi zidafite icyo zivuze kuko izangezo zatsinze urubanza. Akazana izindi ze akavuga ngo rafite ize asanye ariko ntazerekana kugeza n'umunsi none ntajya zerekana. Akabivugisha kubera ko ari executive nkabo ijambo mvuga. Ntawe ntabivuze ntawe ntabye. Kutabirangiza bari bambwiye ngo nashake umuhesha w'inkiko w'umwuga abimfashemo nza kubura amafaranga yo kumuha ariko noneho ngiye mu karere baranya ngo nzifashishe ngo umuhesha w'inkiko utari umwuga executive mbwira witwa Ruzima Serge pe arabinkorera neza. Akijya kubirangiza bampa mitasiyo yo kujya Nyaruguru
ariko arambwira ati ntugire ikibazo uzageze executive w'akagari azabikurangiriza birumvikana nibwo executive w'akagari abyanze abiciye amazi kandi yari yabikoze nkuko umurenge yabitangiye mfite ibimenyetso birahari abavandimwe bawe bo bandi usibye uwo Jean d'Amour uvuga ko aba mu mitungo bo babivuga iki babiri bari kumwe Veronica na Jeanne bari kumwe na Jean d'Amour na Pasiteri Maria mushiki wacu nguwo ari wose ari amazu yose we yaje avuga ati uyu mutungo mugomba kubusanganya ko muri babiri hano mu Rwanda abana banyu bakabaho namwe mukabaho neza rwose ntagire ikibazo kivuka nta wundi ucuza undi kintu runaka igihe twazaza tukaganira tukarangizanya ikibazo neza nta kibazo kindi gihari ubu turi hanze niko azavuga rwose we niko avuga niba ntabishaka ntabishaka iyo mwaganiraga nk'umuvandimwe wawe nka mukuru wawe ntacyo yigeze akubwira nta na kimwe yigeze ambwira ndetse tubana gusa avuga kanyene ko ngiye mbeshya iyo mvuga mbeshya ariko kutanshaka ariko ubundi ntago mba mbeshya nabwo ndavugisha uko sinabonana na Pasiteri mukuru wanjye n'usigaye ari papa ari mama nabwiye rwose ngusabye imbabazi nahubwo reka nkubwire nkwitume sugutuma nako kera umuco nyarwanda wabagaho umwana ni na mu muryango yako ari umuntu ukora ibintu bibi akifashisha abaturanyi n'inshuti nishakira abashoza n'inshuti umanire mu muryango kwa data nabo basaba imbabazi nabo babwira ati musonera ngoma kwitwara gutya ari cyo abantu baberaho nabwiye ngo iki kintu nakacyanga rero yacyanga sanga rero kumpima ku bushake bwabo bajya gusa ngo baneshe umutwe nta kindi yakoje nicyo nshaka kujya mu gice bugufiya imbere y'abaturage n'imbere icyo wasaba ubuyobozi nasabuye ko bwandenganira kuko abana banjye ntibiga abana banjye bakuva mu mazi gitaraganya usanga nta gaciro bafite ugasanga rwose kubi ubuyobozi bwaza bukazamuka bukagera kuri teri wacu bugafata ibyemezo bukugira umutungo buhasanze rwose nta mahanga mutima yandi nta kindi shaka amahoro kwa papa na mama habaye ibibazo bikomeye batanshaka ariko genda bashaka rero nuko ndifuza ko abari burayi bose babahamagaza bakazana inanga ko baza ariko ntibabone n'ubuyobozi cyane bakaza bagasana bayihishe ntibabone n'ubuyobozi ngo tuganire kandi nge mbishaka bakanangira jewe byose byakemuka abana bakwiga neza nko mushiki washoje muri mariage yanyishije 115 ku mashuri mukesha batware amaze igihe kirekire abana biga batishyura kandi umutungo uhari bitewe n'ubushobozi buke kandi umutungo uhari wadatana mama umva rero ndakeneye gusa kugira abantu baza bakandenganura bigaragara naho muri ntaho nabandi kandi ndi mu gihugu rwose cyiza twizera tuzi ko genda ku mategeko ubundi tumenyereye ko iyo amategeko y'urukiko rwarangije urubanza nta kintu cyaje usibye kurangiza urubanza yego wowe kuki nyuma yaho utegeka ushaka umuhesha w'inkiko umurangi barangiza imanza bagufasha abambere barafashije ndetse bijya mu buryo wa mbere bigire mu buryo noneho umuntu wanjye aragendesha undi mu bisiye wundi amubeshya wa mbere yangize ko umutungo wanjye amubireze kiyasi papa tutubyara azana undi wa kabiri amubeshye avuga ko umutungo wose kwanjye amubiri urumva ko bihabanye ahubwo rwose yagombye gukurikiranwa kuko akora ibintu bitajyanye n'iby'inkiko zarangije nasanga rero rwose no kuntabara no kunguko navuga agiye kubwanjye kuko amafaranga bafite bakoresha uko bashaka ugasanga ndarengana ndetse nkuva yabanisha n'umutwe nari hafi ubuyobozi butabaye hafi nanisha n'umutwe nka bikaba bibi cyane nabivuga nitwa Mukabisangwa Marie ntuye hano ku Kamuhoza turi abaturanyi aha hantu ni ahabasaza uyu nguyu hari tumubonye vuba uyu niwe ibikorwa byose niwe warwaje ababyeyi niwe wabanye nabo cyane kuva muri 81 nari mpari abasaza narahabasanze abakecuru bose ndahabasanga sanga uyu nguyu ari ubana n'ababyeyi uyu nguyu ibikorwa byose birimo hano abifitemo uruhare n'ubifitemo uruhare uyu nguyu yaje nyuma aza ababyeyi bamaze no gupfa Jean d'Amour yaje nyuma ukecuru yapfuye hari ukecuru ntabwo yarahari niwe wahabaga none ikibazo gihari uyu nguyu naho hafite ibikorwa hakaba harimo inzu ya se yiyubatse hakaba inzu Jean d'Amour ubu ngubu arimo yavuguruye ko yayivuguriye yarashakiyemo uyu nguyu umudamu afite uyu niwe wayubatse we yaraje arayivugurura koko none ko uyu nguyu yanamye ku gasozi n'abana be ubuyobozi bwo burongeraho iki koko murabona rero nk'abaturage bibona twebwe turabona yuko umusone yarenganurwa akajya mu rugo akashyira abana mu rugo kuko hose ni iwabo bose barahavukiye abana ntibakomeze kwandagara se barandagara kuko bigende bite impamvu batabikemura ntabwo natwe tuyibazaho kandi byagombaga gukemuka byagombaga kurangira
nose birarangira abana bari ku musozi. Dufite ubuyobozi burenganura, twebwe niba turenganura twaraya Yanditse ko Haruna abanuye ku Kimisagara mu mudugudu wa Buhoro. Ibyizi imanza zinatangira nari impari nari namuherekezaga. Uyu muvandimwe Musonera Leonard namuherekezaga kuko nanjye urubanza naruburanye nawe yaramperekezaga. Uyu mugabo yarabatsinze mu bunzi, maze kubatsinda mu bunzi basubirishamo nanone mu bunzi bajuriye ntibaruburana arabatsinda. Bajya kurega mu rukiko rw'ibanze, ndamuherekeza bageze mu rukiko rw'ibanze uyu arabatsinda. Abatsinze tukajurira, bajya mu rukiko rwisumbuye arabatsinda, basubirishamo umwavoka wababuraniraga ahita abivamo, basubirishijemo bashyiraho abavoka babiri n'abarabatsinda. Bajya mu rukiko rukuru n'abavoka babiri arabatsinda, basubirayo nanone arabatsinda, birarangiye. Uyu muvandimwe rero ndeberwa ikintu bamuziza ari nayo umuntu wabanye na se hano muri jenoside, abandi batari ino banabafunze bafunganya nawe na se na undi na murumuna wabo wari uhari, baramurashe baramwica muri jenoside. Uyu nguyu rero nkabirwa ari nawe wabanye n'ababyeyi be barabaje, intambara yararangiye hashize nk'igihe kinini. Nkibaza icyazira n'icyarenganira bikanyobera. Ibyo bavuga ngo imitungo ye ngo yagurisha imitungo, uyu nguyu nta mitungo yigeze agurisha, niyo yagurishije mu iryashoye ngo baze babirangize, ariko bose baranze ntibagarutse. N'uwitwaga Samuel yawe yaragiye ntiyanagarutse, abisigira uyu nguyu. Umuntu umwe asigara mu by'umuryango gute kandi imitungo ari yase uyu nguyu ari nawe wayirwaniye. Icyo dusaba ubuyobozi ni uko uyu muntu yarenganurwa akanasubira mu bye, kuko izo za ruswa zinazwe zitugeze hano barazitanga ku buryo cyane. Yaranabivuze hari mu mudugudu w'umurinzi, abivuga hari n'abamaje bari banahari bose, hari n'uwitwa Bateta nawe yari ahari. Ibyo bintu rero Bateta wo mu murenge, ibyo nawe rero bagombye kubikiza bakabirangiza. Twabivuga rwose turavuga tumubeshya. Umuntu washatse kumurangiza urubanza yitwa Serge agiye kumurangiza, ari executive w'umurenge, agiye kurangiza aravuga ati atendagiye ati baranyohereje ku Gikongoro, ati none uzasi uw'akagari azabikurangiriza. Ariko ubu yabimubwira dore igihe cyawe gishize Serge ari umwana mwiza, turangiza ibibazo yarabikemuraga. Icyo mubwira ni uko nzi ko uyu musaza yaburanye akatsinda, kandi hari akaba ari iwabo kavukire. Bavindimwe ni babiri bahari, abandi bari hanze. Umwe niwe ufite uburenganzira bw'ibintu. Ntabwo tushingiye ko ku mpapuro uyu musaza afite zimaze imyaka nk'itandatu aburana n'abandi usibye uyu musaza, n'abandi bararengana muri uyu muhanda wa Kimisagara. Kuva Gasipari yanagenda rwose nta nubwo dufite noneho. Urumva yari umuyobozi w'akagari ka Kimisagara niwe wapfaga kugerageza, abandi bose rwose noneho byahise bipfira ku mirage. Turarengana, baturenganure, batubabarire, baturenganure. Uyu musaza arimo ararengana, afite iwabo, bareba duterera ibintu imigeri babijugunya hirya, kandi aje iwabo buri munsi arabasaba kuza iwabo, gutaha iwabo. Ekada abayobozi bakarya ruswa ku mugaragaro, barayirya. Nta kimenyetso mfite, ariko ikimenyetso cyambere kiri mu mpapuro, buri munsi bamugeraho. N'ubu barayibagezemo, baragenda baranegusiyamo hariya, barahaguruka barataha. Baza uw'umutekano aza dushotera, arabizi, aza badushotera inuzi na directeur wa Kimisagara, akaba na directeur w'amashuri, nawe yarabyivugiye mu murenge, aravuga ati uyu musaza usibye amafaranga bamuriraho atuzashaka ubundi bushobozi, ati kuko iki aho bipfira turahareba. Nuko rwose turashaka. Nitwa Mukamana Tausi, turashaka, ntuye ku Kimisagara,
ubu twaraye hano tuje kumuherekeza tubona bajugunya ibintu bye hanze bamuha piriyavi igashira bakamuha indi igashira ntibamubabarire ngo banamucumbikire iwabo. Nitwa Musoni Kalisa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamuhoza. Kino kibazo ndakizi kimaze n'igihe kirekire, muri kano kagari mpamaze umwaka nasanze cyari gihari, ngiye kukirangiza nsanga harimo imbogamizi. Hari umwanzuro umwe w'abunzi, hari umwanzuro wafashwe na komite y'abunzi uvuga yuko umusoni azahabwa 700 uriya ufite ibikoresho bye biri hariya, hakaba n'ibihumbi 45 bazajya bamuha buri kwezi no kumusanira inzu ye abamo bwite, bakayimusanira kuko icyo gihe bacurwa urubanza iyo nzu yahise ayigurisha. Amaze kuyigurisha rero bavuga yuko ibyo 45 bazajya bitanga buri kwezi kugeza igihe umuryango wabo uzaterana, uko ndumva ugizwe n'abantu 5. Kugeza ubu ntago kugeza kuri uyu munsi ntago umuryango uraterana, kandi noneho byavuye ku rwego rw'akagari birazamuka bigera ku rwego rw'akarere. Kuko nk'ubu ngubu hari ibaruwa akarere kandikiye bari bombi baburana kuko bava indimwe, umwe ni mukuru wundi, babagira inama yo kugana inkiko kuko ibintu bari kuburana ahangaha bifite agaciro karenze cyane. Ibyo ubundi komite y'abunzi iburanisha imitungo itari hejuru ya miliyoni 3, itarenze miliyoni 3. Ahangaha rero hari amazu 19 kandi yose ubona akomeye. Njyanama yabagiriye inama ibakora n'inyandiko yibasaba yuko bombi bagana inkiko kugira ngo buri muntu wese abone uruhare rwe uko ari 5. Ndumva ari uko mbizi. Muravuga ko ubuyobozi bwabasabye ubuyobozi bw'akarere basabye gusubiramo ikibazo cyayo urubanza bitewe n'agaciro k'imitungo. None nk'ubuyobozi uyu munsi none mwebwe ba hafi y'abaturage muhagaze iki kibazo? Icya mbere dutegereje uwo baburana nagira ahangaha, ibyo byose mu mazu 19 ari ahangaha mu muryango 19, kandi umuvandimwe wabo nta hantu aba, araza gushaka ahantu uyu musaza aba, arahashaka uko biza kugenda kose arahatanga, kuko imiryango ni myinshi kandi wikontorora wenyine kandi afite uburenganzira. Iyi ni ingarigari, nta nubwo ari umutungo w'umuntu ku giti cye, ni ingarigari, ni umutungo abakomoka kuri nyakwigendera bose bazagabana ku buryo bungana. Nta kuko byagiye mu nkiko nta kurenganya buhari kuko n'imyanzuro uhereye mu bunzi irahari, ntabwo twamurenganya rero nta kintu twaba tumushakaho, ariko kuko biri muri finali harimo ashaka umugabane we kandi bikaba birimo kurangira, ariko akenshi niwe ugenda ubisubiza inyuma. Yego, aho ngubu byagiye yatureze mu kagari, yatureze mu bunzi, yatureze mu murenge, mu karere, mbese akagenda avuga ngo dutanga ruswa aho ngaho se gutumugura, ariko hatubeshyira. Noneho rero nk'ubu byari bigeze ku munota wa nyuma ko abona mbese tugabana, biri hafi gukemuka. Agurishije ibintu by'umuryango cyane, amaze kugurisha ibintu bye yagurishije n'iby'umuryango. Amaze kugurisha iby'umuryango ni byinshi yagurishije ku buryo mbese birenze n'umugabane we. Noneho rero inteko y'abunzi yatubwiye ko tuzatunga 85 ku ibihumbi 85 kuva muri 2011, ariko nabyo atari byo. Turabifite mu bunzi byose, turabifite buriya yakoresheje kuko urukiko rwari rwanze kumutera kashe impuruza muri 2011. Ibyanzu byose turabifite, yose turabifite. Noneho banze kumutera kashe impuruza, inteko y'abunzi irongerera agaruka iratuhamagara iradutumiza kugira ngo twongere twicare hasi bitangirire mu muryango. Uwo mwanzuro nawo turawufite uteyeho kashe impuruza wa kera wo muri 2014. Noneho rero ubu ngubu turiyunga kuko byari biturutse mu muryango, kuko urukiko rwari rwanze kumutera kashe impuruza, turiyunga n'imyanzuro n'umwanzuro turawufite.
uriho n'abunzi uriho na perezida w'abunzi yaje mu rugo iwacu kugira ngo twese tuzagize ikibazo yego noneho turangije kwiyunga hari inzu twatambamiraga yonyine kuko andi mazu yose yari yaragurishije nabaze amazu nka 16 harimo n'ipangu zikodeshwa hano muri Nyakabanda na Kimisagara hari n'amasambu yo tujemo abantu 200 noneho rero tuyitambamiye iyo nzu twamuka iyo nzu yijyemo yakodeshwaga 85 tutatushaka mu muryango tuyagushye umuntu nta kibazo nk'umuvandimwe azajya gufasha iyo nzu ntiyayigiyemo ngo ayikorere ngo ayibemo ahubwo yarayigurishije nayo iyo ngiyo twatamamiraga yarayigurishije amaze kumvikana nabo bunzi yego bamaze kumvikana ko bazabaha amafaranga batuma yigurisha mbese nabyo byaratubabaje cyane nubwo ubona ngo turi mu manza kubona umuvandimwe wawe apanda gutyo kandi babizi ari abaturanyi bacu abunzi bakamwemera kugira ngo agurishe iyo nzu babonemo amafaranga ibyo byose turabifite n'imyanzuro dufite ntabwo ari ibyo guhimba byose murabifite none se mwe mubona ikibazo gisigaje nk'igihe kimwe kuko muravuga ko bigeze finali bisigaje igihe kingana iki ngo bikemuke kuko urumva umugani wanyu bigaragara ariko se mwebwe kugira ngo mukemure ibibazo amatika se nkagabanyuka mubona ari nko mu gihe gihe cyabo nakubwiye ko ushize yaturutse muri inama njyanama y'akarere mbese biturutse mu nteko y'abaturage ku murenge komisiyo yabyo kudusura hano mu rugo iwacu baduhamagaje rero batugira inama y'icyo twakora musone rero arangije aranga niba wabyanze ejo bundi mu kwezi kwa 9 gushize turabifite ibyo ngibyo byose ko yabyanze twasaba kugira ngo tugabane mbese bamuha umugabane we ntabwo ari twe tubyanga ikibazo niwe udutiza ntugira ngo niwe ubu ngubu wenda yaje kubabwira ariko niwe udutiza ariko umuryango wose urabishaka ntuze ko n'ubu ngubu ejo nagiye kubwira uhagarariye umuryango mu mategeko kugira ngo icyo kintu ari cyo ashyiraho imbaraga tukihuti